dutangira agafilimi kacu batereka umukobwa ari kwikorera siporo muri gym. Muri ako kanya hagahita haza undi mukobwa ari kumwe n'undi musore ubona ko ariko mukurura agenda atabishaka. Ubwo ageze kuri wa mukobwa wari uri kwikorera siporo agahita amukubita ku kibuno, kumbi yahise amusigira akandiko kanditseho ngo mfasha. Ubwo wa mukobwa wari uri kwikorera siporo agahita agira ngo ni wa musore umuciyeho umukubise, arangije agahita ahaguruka vuba vuba amubuza kugenda, amubwira ati uretse gato urakeka wagenda ukubita abakobwa bose ubonye hano muri gym warangiza ukagenda gutyo gusa? Nuko wa musore ubona ko atunguwe cyane agahita amubwira ati ariko njyewe ntabwo nigeze ngukoraho, sinzi impamvu ahubwo uri kumbwira gutyo. Nuko wa mukobwa ubona ko yamurakariye agahita amubwira nabi ati umuntu nkawe se w'umuhehe si yavuga ikindi kihe? Nuko wa musore ubona ko nawe atangiye kurakara. Nuko wa mukobwa ubona ko amufata nabi amuhohotera, arangije agahita amubwira ati ariko si weho wamubwiye ukuri ukamubwira byose uko bimeze? Nuko wa mukobwa nawe agahita agerageza kumubwira yuko atigeze amukoraho, ariko ari kumwereka ibimenyetso yuko amuhohotera, amubwira ati ntabwo rwose yigeze agukubita. Uwo mukobwa wari uri kwikorera siporo agahita abona n'umukobwa ameze nk'aho ahohoterwa kuko yari afite ibintu bimeze nk'ibiguma kandi ubona atameze neza. Arangije agahita amubaza ati none se umeze neza? Nuko agiye kugerageza kuvuga ko atameze neza, wa musore agahita amubwira ati ameze neza nta kibazo. Agahita agenda avuga ati tureke twenyine rero kano kanya. Nuko muri ako kanya bagahita bagenda, wa mukobwa agasigara rwose ubona ko afite ikibazo ko umukobwa atameze neza. Ntibyatinze agiye kwifata mu mugongo ubona ko ananiwe, agahita yimfukoza ku gapapuro, arebye agahita asanga handitseho ngo mfasha. Agahita amenya ko wa mukobwa ari we wari umukubise ku kibuno, agahita amusigira n'aka kandiko muri make ari kumusaba ubufasha. Nuko wa mukobwa amaze kubibona agahita ashaka icyo yakora, arangije agahita agenda yihuse, agahita afata amazi. Nuko agahita yihuta abwira wa musore ati uretse gato. Nuko wa musore agahita yihindukira ubona ko amurakariye, amubwira nabi ati navuze ngo tureke twenyine, ese ntabwo uri kumva? Nuko wa mukobwa nawe agahita amubwira ati nashakaga nyine ngusabe imbabazi, nari maze kubona ko rwose ndiko kurenganya. Ubwo akiri gushaka uburyo yafasha uriya mukobwa. Nuko wa musore agahita amusubiza ati imbabazi zawe zakiriwe, ngaho genda nyine dusige twenyine. Bagiye kwigendera, wa mukobwa agahita amubwira ati uretse gato ariko wari usize n'amazi yawe ahantu wari uri gukorera imyitozo. Nuko wa musore agahita yihindukira, wa mukobwa agahita amubwira ati ngiye rero kuyashyira muri baga yawe. Nuko agahita agenda nk'ugiye kuyashyira muri bage. Uwo musore nawe umukobwa ubona ko bumiwe cyane, gusa umukobwa ubona ko ateye impuhwe. Ubwo mukobwa nawe ngo agiye gushyiramo amazi muri baga y'umusore agahita afunga, kumbi yahise avanamo n'agafunguzo k'imodoka ye, arangije agahita asubira inyuma ari kugahisha abwira wa musore ati unyihanganira cyane rwose. Nuko wa musore nawe agahita amusubiza ati ngaho rero nta kibazo ndakeka birangiye, reka twigendere. Nuko agahita afata wa mukobwa bagiye kugenda, wa mukobwa agahita asigara ari kureba uno mukobwa rero uri kwikorera siporo. Ubwo nawe agahita amwereka yuko agafunguzo k'imodoka kajyanye. Wa mukobwa amaze kubibona, wa musore agahita akomeza kumujyana mukurubona ubona ko asanzwe amuhohotera. Ntibyatinze bamanutse ku masikariye bataragera kure, uwo musore agahita abura agafunguzo k'imodoka ye, arangije agahita akurura uno mukobwa bari kumwe ubona ko amufata nawe amubaza ati none se agafunguzo kanjye k'imodoka kagiye hehe? Nuko muri ako kanya agahita atangira kumukeka amubwira nabi, ubona ko rwose ariko amushinja yuko ari we wakajugunye. Nuko wa mukobwa agiye kugerageza kwisobanura, uwo musore agahita amubwira ati wowe rero ugiye kugumamo hano, nanjye nsubire njya kureba agafunguzo kanjye, ninkabura nze tugende. Nuko agahita amufata akamukura n'umujinya mwinshi ubona ko rwose asanzwe amuhohotera, arangije agahita amwinjiza mu cyumba, agahita afunga n'urugi akarufunga neza, arangije agahita asubirayo agiye kureba ngo agafunguzo yibagiwe. Ubwo yagarutse rwose yihuta ahantu bakorera imyitozo. Wa musore ahageze, umukobwa amubonye agahita yigira nkaho rwose babaye akeneye ubufasha. Nuko wa musore ahindukiye agahita amubaza ati ariko se nanone ni weho? Nuko agahita amwegera, umukobwa agakomeza kumubwira ati ndakeka rwose ukuboko kwanjye kugize ikibazo. Nuko wa musore ubona ko atazi ibyo umukobwa ari gupanga agahita amubwira ati impamvu nyine ubabaye nuko utazi ukuntu babigenza. Ubwo muri ako kanya umusore agahita atangira kumwereka uburyo babigenza. Ubwo umukobwa nawe agatangira kumwereka ko yatwawe rwose, ko yatangiye kumukunda. Arangije agahita amubwira ati rwose uri umusore uri smart kandi w'ibogare. Nuko wa musore amaze kubona ko rwose umukobwa atangiye kumwemera, agahita agenda akazana na bya biga bakoresha muri siporo, amubwira ati rero ikindi ugomba kumanza kwirinda rwose, ntugapfe gukorera aho ngaho. Nuko wa mukobwa akagerageza kumubwira ubona ko amwishimiye. Nuko agahita anamubaza nimba yakwemera yuko amufasha gukora siporo kugira ngo aho yababaye ku rutugu habashe kugenda neza ariko hamwereka. Nuko wa musore agahita areba yuko nta wundi muntu ubareba. Wa mukobwa agakomeza kumubwira ati rwose ndikumva hari kumbabaza cyane. Nuko wa musore nawe agahita amubwira ati seriyese? Nuko agahita atangira rwose kumumasa. Umukobwa nawe agahita yigira nkaho rwose agiye muri muda amubwira ati aho ngaho rwose ndikumva hatangiye kumera neza cyane. Hashize akanya, wa mukobwa agahita abwira uno musore ati ariko se bigenje gute? Uzi ko uburibwe nari mfite bwose bise bugenda? Nuko wa mukobwa amaze kubona ko umusore ari kwemera ibintu byose ari kumubwira, arangije agahita amubwira ati njyewe ndi mushyira cyane muri gym, ntabwo rero nzi yuko ibintu byose bigenda. Arangije agahita amubaza ubona ko ari kumusaba ati ese wanyemerera ukanyekana ya mashini yituma umusore agira ibiro ukuntu ikura neza? Nuko wa musore ubona ko atangiye kumukunda agahita amubwira ati okay nta kibazo rwose. Nuko wa mukobwa agahita amushimira amubwira ati urakoze cyane. Nuko bagahita bagenda, wa musore agakomeza kumubwira ati iyi
ngiyi se niyo uri kuvuga? Nuko agahita agerageza kumusobanurira byose uko ikora, arangije agahita aninjiramo kugira ngo amwereke neza uko ikora, akagerageza kuyikoresha. Nuko wa mukobwa agahita akomeza kumushimagiza amubwira ati wawu, ndi kubona rwose uri kubikora neza. Ubwo wa mukobwa ubona ko ari gushaka uburyo yafasha wa mukobwa wari wamusabye ubufasha, agahita amwegera amubwira ati ikindi kintu kimwe, agahita afata telefone y'umusore yitonze, agahita ayishyira mu cyuma muri make kugerageza kugira ngo umusore aze kuyangiza we ubwe. Nuko wa mukobwa arangije agahita abwira umusore ubona ko ari kumushinyagurira amubwira ati ngaho noneho ndebe igihe uraza gukomeza ugifite mu kuboko. Ubwo umusore agahita yibaza impamvu amubwiye gutyo, ariko agahita asanga telefone ye yayishyize neza ahantu irahita yangirika umusore narangiza gukora siporo, ahantu iraza kwangirika hatagize undi muntu umufasha. Nuko wa mukobwa amaze kumubwira gutyo agahita yigendera. Nuko umusore agakomeza amubwira ati ndakwinginze garuka. Ubwo ubona ko arakaye cyane, akagerageza gushaka uburyo ki telefone ye itangirika. Ntibyatinze wa mukobwa yaraje aho wa musore yari yafungiranye n'umukobwa wundi, agahita yinjira vuba vuba amubwira ati ubu ngubu noneho uri furi, ushaka wagenda. Agahita anamubwira yuko uriya musore yamutindije kugira ngo uyu nguyu abashe kubona uburyo agenda, arangije agahita amuhereza n'imfunguzo z'imodoka araza kugendamo. Nuko wa mukobwa agahita amushimira ariko ubona ko afite ikibazo ati yego urakoze. Nuko wa mukobwa nawe agahita amubwira ati ihute rwose wirukanke ugende kano kanjye uzaba unshimira nyuma. Nuko akimubwira gutyo agiye guhita agenda, wa musore agahita yinjira amubwira ati uri gukeka se uri kujya hehe? Kumbi wa musore yahise ahagera. Nuko wa mukobwa ubona ko noneho bimurangiranye, ubwo arangije agahita yitegereza wa mukobwa ubona ko yamurakariye amubwira ati ese urakeka aka kantu rwose wanteze ka telefone kaza kumpagarika? Nuko agahita yimwereka ko yatumye yangirika, arangije agahita yikubita hasi ubona ko yarakaye cyane. Ubwo wa mukobwa nawe agahita yikanga cyane, uwo mukobwa wari sheri we agahita amureba nawe agahita amwaka n'imfunguzo yari ahawe, arangije agahita amubwira ati ndakeka rwose zabonetse, muri make ari kumucyurira yuko ari we watumye zibura. Nuko arangije agahita yihindukira akareba wa mukobwa ubona ko amufitiye umujinya agiye no kumugirira nabi. Wa mukobwa wari sheri we agahita agerageza kumubwira ubona ko amutera amubwira ati yewe ntugerageze kumukoraho, akagerageza kumubwira amagambo meza amubwira ati mukundwa yari amakosa yanjye rwose. Wa mukobwa ku rundi ruhande nawe agahita ashaka uburyo ki yakiza uno mukobwa. Ubwo wa musore yitegereje umukobwa wari sheri we nawe agakomeza kumubwira ubona ko nta yandi mahitamo afite amubwira ati nyine aka kanya wundi uwawe wese. Nuko wa musore arangije agahita amufata nawe amubwira ati bwa nyuma na nyuma se usobanukiwe ko ubuzima bwawe bwose ari ubwanjye? Nuko wa mukobwa abireba arangije agahita amuhindukiza amubwira ati yewe bwa mbere na mbere uba ugomba kwirinda, muri make amwibutsa amagambo yamubwiye. Nuko agahita amukubita ingumi nziza cyane, umusore agahita yikubita hasi agahita ahwera. Ntibyatinze arangije agahita aza akegera wa mukobwa amubaza ati none se umeze neza? None aka kanya ushobora kuba wakwirukanka mbere ko akanguka akongera kuguhohotera. Nuko wa mukobwa ubona ko rwose n'ubundi aho yajya yamukurikirana, arangije agahita amuhakanira amubwira ati oya. Uwo mukobwa agahita atungurwa, nuko nawe agakomeza kumubwira impamvu y'uko atagenda, amubwira ati nakomeje kwirukanka cyane, rero n'ubu ngubu ndamutse nirukanse yakomeza rwose kunshakisha kandi akambona. Ubwo rero ngiye kuguma hano ahubwo ntegereze polisi kugira ngo arizo zizabikemura. Nuko agahita akomeza kumubwira amutuka ati rwose uyu musore agomba kwishyura ibintu byose yankoreye. Ubwo umukobwa wari umeze nk'aho amukijije abonye ari kumubwira gutyo, agahita yishimira mu kumva ibyo umukobwa ari kumubwira, arangije agahita amuhobera muri make ari kumushimira ati urakoze cyane. Ubwo umukobwa muri ako kanya yasobanukiwe ko buryo gufasha umuntu ugusabye ubufasha ari byiza cyane, kandi ko uba ugomba kwitonda mu bintu byose bikubayeho, kuko akenshi uko ubona ibintu atari kuba bimeze. Niba rero nawe nkuru hari icyo kwigishije, gisangiza abandi bandika muri comment. Ikindi ntibibagirwe like na subscribe nimba ari ubwa mbere uje kuri iyi channel. Murakoze cyane, mwari kumwe nanjye King F, ndabashimiye mukomeze kugira ibihe byiza.